Muyobozi mumeze mute? Tumeze neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Twabasuye hano kuri iri torero ry'iwanyu, ntabwo tuzi itorero ryanyu, mwatubwira mukatubwira naho n'iri torero ko ryitwa. So amazina ni Hatangimana Augustin, abasengera ku itorero rya Betesida mu ntara ya Musanze. Niyo y'amajyaruguru. Nibyo by'iri torero? Oya, itorero nyirizina iri ngiri ni Nyawundi. Ubwo none ko bahanga ni ku ntara. Oya, ntabwo ari ku ntara. Urabizi ingaruka z'uko turi aha ngaha ni uko hariya ikiriza yabaye yo gufunga insengero. Yego. Ubwo nibwo buryo ki turi kubarizwa aha ngaha none yawe. Okay. Ni byiza, nabonye mwakoze igitaramo cyiza. Yego. Iki gitaramo cyanshimishije kuba byanungwe nyine kuba nasanze mu ntara haba igitaramo kimeze nk'iki Kigali dukorera i Kigali. Ubwo rero nabashimiye cyane kandi n'abo bana twese mwabakunze cyane. Bibaye byiza mwazaza i Kigali natwe tukabereka ibyiza byacu, cyangwa natwe tuzazana abacu murebe ibyiza tubarusha, cyangwa namwe muduhe ibyiza tubarusha, sibyo? Abana twabakunze cyane. Muyobozi rero, ibintu mwigisha abana banyu ni iby'umwuka, ni byiza kandi birafasha. Umwana akurira muri Yesu bikamufasha cyane. Mukomereze aho ngaho, murakoze. Imana y'Imana. Yego, namwe murakoze. Cyo kuvuga Jovi, ndimo kubaza ariko nka captain.